twambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutere iyo nkunga. Ndangiye kuguha ikaze kubana natwe k'ikamera za Rwema Solutions. Nizere ko mumeze neza nkuko mbivuga nkuko mbitangira. Nizere ko mumeze neza natwe turi amahoro. Turakomeye. Rero hari ikintu nje kwivugiraho, hari ibintu nyine tujye dukora. Nkuko maze iminsi mvuga ku bintu bijyanye n'imitekerereze se ukuntu imitekerereze yacu yangirika udubutigase kwabwira ukuntu ubwonko bwacu bwangirika wenda se twebwe tuzi ngo igice wenda kimwe nabivugamo turi nko kwishimisha ugakora ikintu uzi uri kwishimisha ako nyine uri kwangiza ubwonko bwawe. Ubwo nyine tugiye kureba hano ibintu amakosa 10 abantu kenshi dukunze guhora cyangwa dukora mu buzima bwa buri munsi kandi pe ni ibintu butakira udakoze cyangwa atashira n'isaha utabikoze. Ubwo rero tugiye kwirebera ibintu 10 byangiza ubwonko bwacu twebwe twabigizemo uruhare cyangwa ukabuzi ko bitagutera ikibazo ukabuzi ngo uri kubikora ukaburi kubikora pe ariko utazi iki ingaruka nyine biri bukugireho cyangwa ukabikora ubikoreshejwe se n'uburakari. Ego ibintu byose bigira impamvu umuntu aba yabikoze. Ikosa rya mbere dukora nyine bikangiza ubwonko bwacu kwitaba telefone umwanya munini. Icyo bundi nta n'utabizi cyangwa akenshi nyine bakunda kubivuga telefone ni ikintu cyica ubwonko bwacu. Guhoza telefone ku gutwi byica ubwonko bwacu. Ikindi bigendeye kuri iyi ngiyi kwitaba telefone ibintu nyine bikora ku mutwe cyane nk'umuntu gukubise ingumi ku mutwe. Ibi byose bijyanye n'umutwe akagukubita ingumi ikindi akagukubita inshi cyangwa urushyi mu mutwe cyangwa nk'abantu bagiye barakara kubera ko yarakaye akakubita umutwe ku nzu. Ibyo bintu bikubiye mu kintu kimwe ndambivugiye kubera telefone ariko nyine gukubitwa bakoresheje umutwe ni ikintu nyine kigenda kigakora ku bwonko bugatuma ubwonko bwangirika. Noneho wowe wivumbura ukunda kwivumbura ubundi ibyo mbizi ku bantu bwa rero wivumbura agahita amanuka kizimba bwagata yikubita hasi. Ariko nyine hari n'abantu bakuru bagira wenda umujinya w'umuranduro nzuzi agarakara agata kwita nk'umutwe ku nzu biragenda nyine bigakomanga ku bwonko nyine bukanyeganyega bigatuma byakuviramo ibindi bibazo. Kandi ubwonko nyine bushobora gutuma n'umuntu abapararize byose bihera ku bwonko bigatuma uri kwangiza ubwonko. Hakaba hari izindi ngaruka nyine byazakugiraho. Icya kabiri gukoresha ibintu byo mu butabire kubikoresha cyane nyine umuntu ukunze kubikoresha harimo itabi urumogi ikawa nyinshi n'ibindi ntabwo ngewe nabashije kumenya. Ibyo nare biri mu bintu bigenda bikangiza ubwonko bwacu cyane cyane ko ibyinshi muri byo byitwa ibiyobyabwenge itabi n'urumogi ibyo nyine nibyo twita ibiyobyabwenge. Ako nzi ko kofi cyangwa ikawa ntago bavuga ko ari ikiyobyabwenge gusa nayo iyo kubayemo nyinshi muri wowe kwa guhora uyinywa nyine igeraho ikaba mbi ku bwonko. Ariko ibi byo bindi murabizi itabi cyangwa urumogi ni bibi nyine biragenda bigakora ku bwonko kwa kundi ukomeza unabinywa cyane niyo ukomeje kubinywa niho urushaho kubikumbura cyangwa kubikunda. Rero biragenda bigakora ku bwonko bikabwangiza. Ikindi aricyo cya gatatu
kwemerera udukoko cyangwa inyamaswa ko bikurya, cyangwa se hari nk'ukuntu wenda umuntu aba afite nk'igisebe cyangwa agasebe, hakaza nk'agasimba wenda se yoroye aho mu rugo se cyangwa utundi dusimba utwo ari two twose, ukemera nyine ko tujyamo tugakoramo cyane. Ariko hari n'ababa bafite wenda se udupusi, utubwa, kakaza wenda afite n'igisebe kakaba kakoramo kakarigata. Ibyo nabyo biragenda, usibye ko binagutera nyine ama infection yo mu gisebe. Ariko hari abantu bakunda inyamaswa ku buryo bajya banasomana kagasoma pe ego rero nk'uko n'ubundi ugasoma hari imyanda kaba kari kukwinjizamo, cyane cyane wenda uzarebe niyo imbwa ikurumye itagize batarayikingiye, batarayiteye urukingo. Impamvu usara se ni iki nyine? Ni uko impamvu hari abantu basara imbwa niba ifite ubwoko sinzi, gusa itera ibisazi imbwa iyo ikurumye. Rero ni nk'ibi ngibi ishobora no kukurigata wenda itarakingiye, ariko ziriya batunga mu nzu ziba zarakingiwe bikagutera ikibazo ku bwonko. Niyo mpamvu wenda imbwa itarakingiye iyo irimye umuntu, iyo batinze arasara kubera ko biba byagiye bwabumara bukazamuka bukagera ku bwonko bikarangira umuntu abaye umusazi. Rero no kuriga, niyo agasimba kari kukurigata mu gisebe ukakareka, bigira ingaruka ku bwonko. Ubwo rero abantu batunze udusimba two mu rugo, ikindi kwitera icyizere. Kandi ubwonko bukenera icyizere n'ibyiringiro kurusha nyine umwuka. Iyo ufite icyizere, hari ibintu byinshi nyine ubasha gukora. Ariko ubwonko budafite icyizere cyangwa ibyiringiro, nabyo bintu bigufasha gupfa vuba, kuko nyine bikwereka ko nta kintu wimariye se, bigatuma bigufasha cyangwa bikwegereza, bigenda bigusurikiriza kugera ku rupfu. Rero kutigirira icyizere no kwiburira ibyiringiro, wenda abantu babyiburiye nibo barabyumva, bigufasha cyangwa bituma ubwonko bugira ikibazo, bwangirika. Ikindi kutita ku bandi no kutitabwaho, cyangwa ugakunda ko abandi bantu bakwitaho ariko wowe ntubiteho, biri mu bintu byangiza ubwonko. Kubera ko hari ukuntu umuntu aba yumva we bamwitaho ariko we ntiyite ku bandi. Ibyo bibaho, ariko handitse ngo kutita ku bandi cyangwa we ntibakwiteho. Iyo abantu batakwitayeho, hari ibitekerezo bindi nyine wowe ugira, kandi ibyo bitekerezo akenshi ntabwo biza ari ibitekerezo byiza, ntabwo biza ari ibintu byakubaka se, ahubwo byose biza ari ukugusenya. Rero umuntu utitaweho cyangwa utita ku bandi, buriya iyo hari umuntu wenda witayeho se, urugero wenda nk'umuntu ushonje ukagira ikintu umuha, hari ukuntu muri we hazamo byanga bikunde icyizere, kumva ko umuntu uno munsi yarayariye cyangwa yaryamye mu nzu kubera ko wamwishyuriye iyo nzu. Hari ukuntu nyine wiyumva, sinzi ukuntu wenda nabisobanura, ko hari uburyo uhita wiyumvamo ukumva ko wenda binakugarura icyizere, kumva ko hari umuntu ubayeho kubera wowe. Hari umuntu wenda uraye mu nzu kandi wenda yaragiye kurara hanze, ariko byose ugasanga araye mu nzu kubera wowe. Hari uburyo nyine wowe wigaruriramo icyizere. Ikindi, kutajya ahantu hari urusaku rwinshi cyangwa urumuri rwinshi, biri mu bintu byangiza ubwonko bwacu. Igikurikiraho, kwiha intego zidashoboka. Ubundi hari kwiha intego ntabwo ari ikibazo habe na gato pe, ariko nyine hari igihe wiha intego ubona ko zizashoboka, ubona ko nyine ari ibintu bishoboka. Ariko hari n'igihe wiha intego z'ibintu nyine bidashoboka pe, nk'uko nabivuze mu kindi kiganiro, umuntu ugasanga ari guhangayikishwa, ari naho ahangayika ari uko nyine yihaye intego z'ibintu abona ko bidashoboka.
ubwo ugasanga arabyiyemeje tuvuga ati biriya bintu nzabikora kandi nawe ari kubibona ko bidashoboka cyangwa bigoye cyane. Icyo gihe rero iyo umuntu yihaye intego zidashoboka, zigoye, zirenze wenda ubushobozi bwe, arahangayika. Bimutera nyine guhangayika, bimutera ibindi bibazo, ubwonko bwe bukaremererwa kubera guhora atekereza bya bintu nyine bidashoboka ariko nako bitazashoboka. Iyo bimuhangayikishije, ahangayikishwa nuko bitabaye kandi yarabyiyemeje, kandi mu by'ukuri ugasanga niwe wabyiteye kuko nawe yarabibonaga ko bidashoboka. Ubwo rero kwiha intego zidashoboka biri mu bintu bituma ubwonko bwa muntu cyangwa bwacu bwangirika. Ikindi, kutaruhuka ku buryo buhagije. Hari muri iki gihe cyangwa muri iyi minsi cyangwa mu gihe turi kwinjiramo nyine kubona umwanya ku bantu benshi biragoye. Basigaye bakora cyane kurusha kuruhuka. Nyine usanga umwanya yaba ari ku manywa bari bakora, yaba ari na nijoro bakora, nyine ugasanga nta mwanya n'umwe wo kuruhuka afite. Ugasanga we hari ibintu nyine ari kuruhira, wenda se ari kuruhira kugira ubutunzi, aho ugasanga ubwo butunzi naramuka bugize ntago azigera abubamo neza kubera ko nyine hari ingaruka azagira kubera ko atigeze aruhuka. Agakora ntaruhuke, akagira amafaranga ariko ya mafaranga yakoreye yose ugasanga aho kuyishimamo ayishimira ibyo yagezeho, ahubwo ya mafaranga ari kuyivuzamo. Usanga uri gukora umwanya munini ariko undi munini nanone iherezo ryawe rikazarangira ari ukwivuza. Rero kutaruhuka biri mu bintu byangiza ubwonko, ko burananirwa, buba bwarananiwe, bikanagutera indwara. Hakagira indwara wandura cyangwa zikuzaho kubera ko utigeze uruhuka. Ugasanga amafaranga akoreye yose urushye urimo kuyivuzamo. Rero abantu bameze batyo mufate amasaha makeya, mujye muruhuka, mutananiza ubwonko bwanyu cyane, bigatuma ibyo muri gukora hari abandi muri kubikorera. Yego ntabwo uri kubikora ku bwawe wenyine, ufite umuryango, ariko hari igihe wazapfa utanariyeho na duke cyangwa utaruhutse, ahubwo wararuhiye abandi. Ntubyishimemo nyine ibyo ufite byose. Igihe cyo kubyishimamo ugasanga uri kwa muganga. Ikindi, kudakoresha ubwonko. Kudakoresha ubwonko bigira nyine ubwonko bwacu bugasinzira. Urugero wenda rwa hafi cyangwa rworoshye, abantu cyangwa mu mashuri, kubwira umwana nyine umunyeshuri ngo akube imibare cyangwa ayikuremo cyangwa ayiteranye cyangwa ayigabanye, biragoye kubera ko nyine imashini zaraje se cyangwa calculator, usanga ahita yihutira gukoresha ibyo. Wasanga nihutiye ntibambwe ngo nkuremo imibare, ndahita njya kubireba muri calculator uko biragenda. Nyine ugasanga nyine ibintu byaroroshye, ubwonko bwacu bwo burisinzira, nta mwanya wo kubitekerezaho bufite kuko mashini irahari. Nyine ugasanga ubwonko bwacu bugenda businzira, kandi gusinziriza ubwonko, kudakoresha ubwonko nyine bituma hari ibintu umuntu atatekereza, kubera ko ibintu byinshi kubera ikoranabuhanga biroroshye. Navuga ko byoroshye kubera ko niba mfite ikibazo aho kugira nyitekereze kimvune, uhita ufata telefone yawe ukakibaza bakagusubiza. Hari n'ukuntu abanyeshuri bajyaga bakora examen bakoresheje telefone, nyine ugasanga nk'umuntu uzi kunyanganya cyangwa uzi amanyanga arakora na telefone muri class. Amasomo yose ugasanga ari gusubiza na telefone, nyine akahita abaza ayandika muri telefone, bo bagahita bamusubiza. Ikibazo cyose aje bakamusubiza agahita we yandika. Ugasanga nta mwanya wo kwiga afite kuko nyine hari ibintu yizeye ko
nawe nabaza nagira niba ari application afite nayibaza irahita imusubiza ibyo bibazo afite. Ugasanga rero ntabwo nyine turi gukoresha, abantu benshi ntabwo bari gukoresha ubwonko bwabo, kandi ubwonko nyine bubereho nyine kubukoresha. Ugasanga ari gukoresha ahubwo kubera ko nyine ibintu byaroroshye agakoresha telefone, ariko ugasanga hari igihe kigera wenda nko ku munyeshuri iyo telefone ye hakaba hari aho atazayirengana bidashoboka. Ugasanga rero ageze hantu atazayirengana, ugasanga nibwo atsinzwe. Wenda wowe nk'umubyeyi ukibaza kuki uyu mwana yajyaga atsinda, kuki uno munsi yatsinzwe, cyangwa ukibaza kuki uyu mwana atiga, ntajya mbona afata ikayi ngo yige, ahora yigendeye se, cyangwa ari kwirebera televiziyo, kuki atsinda kandi nyine afite uburyo ajya abigenza. Ariko ugasanga hari aho nawe bimutegeye ngo iminsi y'umujura ni 40, iminsi y'abakopezi ntabwo nyizi cyangwa indi, ahubwo nyine usanga ibintu byinshi akenshi twebwe nyine tutakibitekereza, ahubwo nyine kubera telefone, kubera application z'ibintu byinshi byaje, ugasanga nta mwanya tubifitiye, nta mwanya tugifite wo gutekereza, ahubwo ni telefone ibidukorera. Ubwo rero byari ibintu 10 bituma ubwonko bwacu bwangirika cyangwa businzira butagikora. Ugasanga umuntu nta kintu pe wamubaza ngo agitekereza mu mutwe, ahubwo nyine ari gukoresha ibindi bintu. Ubwo rero ni ibyo bintu 10 nari nabateguriye bituma ubwonko bwacu nyine bwangirika cyangwa buteza ibibazo ku bwonko. Wakoze kuba nanjye mu kiganiro. Ibiganiro byacu nk'uko mbivuga ni akagaruka, tubane mu biganiro bizakurikira.